Small money. Ubu ngubu ushobora gukora amafaranga muri forex trading utabanje kwiga forex trading. Gusa ugomba kubanza kumenya ko birimo risike bihomba. Bavuze ngo birimo risike kugira ngo ba bantu bari aho ngaho batari sere babanze baveho bagende ku ruhande. Ko abantu mwese batari sere bumvise ikintu ngo kirimo risike bitamuvamo. Iyo uri kuri moto uriya mumotari wagutwaye uzi niba yanywa inzoga ari muzima. Ngo ni risike. Ubuzima bwawe bubora muri risike ahantu hose iri mu modoka bashobora kugonga. Bakubwira ikintu kirimo risike gishobora guhindura ubuzima bwawe. Ngo harimo risike mana we. Ngo nese ngo barahomba. You can make money now by copying my trades. Icyo ukora ni ugufungura account ku mubroker ndi bukwereke, and then you connect your account to mine and you deposit some amount of money, I will tell you, and then icyo ukora ni iki? You put your phone there. Ni trading akora amadolari ijana, you get amadolari ijana kuri account yawe. Niduhomba amadolari 20, you lose. Remember, you lose. Abantu mudashaka guhomba, unfollow me, please. Let's go.